Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bakundwa bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasubiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi nongeye kugaruka muri kino cyumweru kubw'uyu murimo tubanamo wo kuganira no kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Nongeye kubashimira mwese rero mutega amatwi ikiganiro cya SAVEUR divine, kandi mbifuza kugubwa neza no kuzura amahoro ava mu buntu bw'Imana bwinshi. Rero muganira uyu munsi nitwa BAGABO Joseph, kandi ngarutse ku bwa SAVEUR divine mu rurimi rw'Ikinyarwanda n'Ikirundi, nubwo hariho SAVEUR divine mu Gifaransa, mu Cyongereza n'Igiswahili. Ababishoboye bajya batega n'amatwi izo ndimi zose, ariko turashima Imana yuko ikiri kumwe natwe. Bene data rero tuzagiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo nongere mfatanye namwe kuganira amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe. Iki cyumweru turimo, uko musanzwe mubizi cyamaze kubimenyera, tugira insanganyamatsiko tuganiraho cyumweru cyose, tukayiganiraho n'abakozi b'Imana batandukanye. Hari bene data rero n'abashiki banjye bambanjirije, kandi bagiye bavuga byinshi ku bijyanye n'imbaraga z'amasengesho. Turimo tuganira hejuru rero y'imbaraga z'amasengesho. Mbese ayo dusenga, ayo usenga agira izihe mbaraga mu buzima bwacu bwa buri munsi? Mbese ayo tubamo, abantu bavuga ngo bafasha umunsi umwe, abandi bafasha ibihe. Hari ayo usenga wiherereye, hari ayo usenga uri kumwe n'abandi. Ayo yose dusenga agira mbaraga ki mu buzima bwacu bwa buri munsi? Mbese hari icyo ahindura? Nibyo dushaka kwibaza, nibyo dushaka kuganiraho muri uyu mwanya wacu dufite mutoya dukoresha muri kano kanya. Umuririmbyi umwe nkunda wa korali Hoziyana yo mu Rwanda, we yararirimbye gusenga mu gitondo, usenga uri mu cyumba cyawe, gusenga ugenda, gusenga uri ahantu hose. Byumvikana ko gusenga ni kimwe mu bintu bigize umuntu wamaze kubisobanukirwa neza akabimenya. Gusenga biba kimwe mu bintu bimugize, kandi byakorwa uburyo bwose. Mwanditsi umwe aravuga ngo musenga y'uburyo bwose n'ahantu hose. Gusenga rero ntabwo bisaba kugira ngo ubure ahantu runaka, wasenga y'uburyo bwose n'ahantu hose. Ariko ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye ngiye tugiye kuganiraho uri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 8 umurongo wa 3 tugera ku murongo wa 5. Niho hantu numva tugiye kuganiraho ku bijyanye n'imbaraga z'amasengesho. Haranditse ngo haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro, afite icyotero cyacujwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera bose, ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ntebe. Murongo wa 4, umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika uzamukana imbere y'Imana n'amasengesho y'abera. Nuko marayika ajyana icyo cyotero acyuzuza umuriro wo ku gicaniro, kijugunya mu isi. Hakurikiyeho amajwi avuga nk'inkuba zihinda n'imirabyo n'igishyitsi. Bene data, aya ni amagambo dusomye muri iki gitabo cy'ibyahishuwe Yohana ibice 8:3 kugera ku wa 5, tubona iby'amasengesho akora. Somye aya magambo wumva imbaraga z'amasengesho. Agenda ari amagambo ariko agaruka atari amagambo. Akenshi abantu basenga bavuga, basenga ari amagambo, ariko iyo amasengesho agiye kutugarukira, nibyo Yohana yabonaga, agaruka atari amagambo, agaruka ari ibisubizo, agaruka ari imbaraga, agaruka ari ibikorwa, agaruka ari ubushobozi. Iyo usomye neza cyangwa se ukaririmba uyu muri 62 mu Gakiza, aragufasha kumva imbaraga z'amasengesho icyari cyo. Ndakwingingira wewe utega amatwi iki kiganiro kuzaririmba indirimbo ariko unayumva, bizagufasha kumva iki dusomye imbaraga z'amasengesho icyari cyo. Uyu muri yararimbye ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho yacu agera kure cyane. Reka nkubwire ngo amasengesho dusenga ageraho ibindi bintu byose bitagera muri iyi si. Niba hari ikintu kigera kure ni isengesho. Abahanga bakora imbunda zirasa kure, bagakora ibintu bigera kure, hari za network zigera kure, ariko ibyo byose ntago bishobora kugera imbere y'intebe y'Imana.
reka nkubwire ngo na tekinoloji hari ukuntu ibintu bigera kure. ubu umuntu muri Amerika avugana n'uri muri Afrika, uri telekomunikasiyo, uburyo bw'itumanaho byagiye bigera kure. Ariko ibi bintu byose nubwo bigera kure ntibigera imbere y'intebe y'Imana. Ariko umwanditsi cyangwa se iburi bya 62 mu Gakiza we yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane. Noneho ntiyavuga ngo cyane hehe wagarukiriza, aravuga ngo aratamuka akarenga inyenyeri mu mutima w'umuntu wa wundi urimo gusenga, ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Nta kindi kintu uzabona muri iyi si ushobora gutuma ku Mana ngo kigereyo uretse amasengesho. Bene data, niyo mpamvu gusenga ni byiza. Imbaraga z'amasengesho, zimwe mu mbaraga z'amasengesho nuko isengesho ari cyo kintu cyonyine ushobora gutuma kikagera ku Mana. Iyo ushaka kuvugana n'Imana bikorwa mu buryo bw'amasengesho. Iyo ushaka kugira icyo Imana bikorwa mu buryo bw'amasengesho. Mwene data mushiki wanjye utegereje wumva kino kiganiro, ndakwingingira kongera imbaraga mu bihe byawe byo gusenga, kuko nibwo buryo butuma ugera ku Mana. Isengesho rigera kure aho ibintu byose bitagera. Navuga ngo nta mahoro yuzuye tubona muri iyi si kwa data no gusasendera amahoro, umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Izi ni imbaraga z'uburyo bwa kabiri z'umunyamasengesho. Gusenga bituma umutima utuza n'umucyo ukaba mwinshi. Ndagira nkubwire ngo umuntu waba uri no mu mwijima umeze uti ari gusenga abona umucyo. Iyo umutima wahagaze mu buryo budashoboka, iyo umuntu ari gusenga umutima uratuza. Iyi ni imbaraga ya kabiri. Imbaraga y'uburyo bwa mbere nuko amasengesho atugezaho Imana iri. Imbaraga y'uburyo bwa kabiri nuko amasengesho atuma umutima utuza n'umucyo ukaba mwinshi mu buzima bwacu. Aravuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntiwibagirwe yuko aho tujya hose niko gusenga kwacu kugira ku Mana Data. Imbaraga y'uburyo bwa gatatu, gusenga kwacu kumara umuntu ubwoba. Niba hari ibintu bitatu abantu muri iyi minsi bafite confusion, biyoberana cyangwa biteye ubwoba, ni ukwibaza ngo mbese mbigenze nte. Ariko imbaraga y'uburyo bwa mbere twabonye ko gusenga kwacu bituma umuntu agera ku Mana. Icya kabiri, bihesha umutima gutuza n'umucyo ukaba mwinshi. Icya gatatu, bimara umuntu ubwoba. Isi yuzuye ubwoba, abantu bose bafite ubwoba, bari kwibaza ngo ejo hazaza hasate. Ariko abanyamasengesho nta bwoba bafite ko gusenga kumara ubwoba. Mwene data mushiki wanjye ukurikirana kino kiganiro cya Saveur Divine, ndongera gushishikariza kubaho mu bihe byo gusenga nk'uko uyu muririmbyi yavuze. Nk'ijambo ry'Imana twasomye ritubwira ko amasengesho y'abera watambuka akagera ku Mana, ugahura na marayika yasiga imibavu, ugahumurira Imana neza, maze yajya kugaruka akagaruka ari ibisubizo. Ayo dusenga, ayo usenga azagaruka ari ibisubizo. Azagaruka atanga umucyo mu buzima bwawe, azagaruka atanga gutuza mu buzima bwawe, azagaruka guhuza n'Imana mu buryo bwemewe. Kandi ayo dusenga azagaruka kumara ubwoba. Guma mu bihe byiza byo gusenga. Imana igufashe, Imana ikuzuze kuguma mu bihe byiza byo gusenga. Twavuga abantu benshi bajya bakoresha ibanga ryo gusenga bikabageza ahantu hakomeye, ariko umwanya wacu waba muto. Gusugume mu bihe byiza byo gusenga. Nimwibuka se inkuru za Herode ubwo yagambiriraga kwica, amaze kwica Yakobo, ageza kwica agambirira kugira ngo yice na Petero, ngo abanyetorero ngo bahurira hamwe barasenga. Babivuze ari amagambo, ariko byagarutse ari ibikorwa. Byagarutse Petero akuwe mu maboko y'abamwica, agaruka mu banyetorero. Gusenga bibohoza ibyacu Satani yaragiye kwica. Iyi ni imbaraga y'amasengesho. Rajya nkubwira ngo hari ibyawe Satani yishe, hari ibyawe yaragiye kwica, ariko gusenga byagaruza ibyawe Satani yaragiye kwica. Mu banyetorero ngo bahagaze hamwe baravuga ngo ntitubyemeye. Uzasoma mu byakozwe n'inkuci cya 12 cyose uzasangamo izi nkuru. Herode yagambiriye kwiyongeza Petero, amaze kwica Yakobo, ariko baravuga ngo kubw'imbaraga zo gusenga barasenga, amasengesho abohoza ibyabo Herode yaragiye kwica. Reka nkubwire ngo hari ibyawe Satani atagambiriye kwica, hari ibyawe Satani yari yarishe, ariko hamwe no gusenga wagarurizwa ibyawe Satani yaragiye kwica cyangwa se yica. Mwibuke inkuru zabaye hariya mu kiriya gihugu zose mu gitabo cya Esiteri, ubwo bari bagambiriye kwica Abayuda bagira ngo babarangize, ndetse byanasinywe, ariko ngo basenze inyandiko zirahinduka, ibintu birahinduka, abari bagiye kwicwa ahubwo bashyirwa imbere. Gusenga ni kimwe mu bintu bituma umuntu yongererwa igihe, ni kimwe mu bintu bituma umuntu yongererwa iminsi, cyo gituma mu buntu yongererwa imibereho. Bene data bashiki banjye, ndabakangurira kuba mu bihe byo gusenga. Reka dusoreze ku muririmbyi
wa 49 mu gushimisha. We yaravuze ngo ibihe nsenga Uwiteka ngo bijya bintarura mu mpagarara, ngo nigiraho data ari, ngo muganyira ibyo nkirinye byose, mu bihe by'umubabaro ngo bimpuriza umutima, sinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Indi mbaraga y'umunyamasengesho ni uko umunyamasengesho ahabwa imbaraga zo gutsinda ubukana bw'umwanzi. Nta kindi cyagushoboza gutsinda icyaha, nta kindi cyagushoboza gutsinda ubukana bw'umwanzi buretse kuba mu bihe byiza byo gusenga. Ibihe nsenga Uwiteka wamenyemeza yuko ansubiza, wategereje abana be ngo bamusange bakenure, ngo namwihereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe, ngo niringiye bwa buntu bwe, nongeza imbaraga zo gusenga. Ndagushishikariza kongeza imbaraga zo gusenga, uburyo buguhesha gutsinda ubukana bw'umwanzi. Kanangize mbifuriza kuba mu bihe byiza byo gusenga, uburyo buzabahesha gutsinda ubukana bw'umwanzi muri iki gihe turimo, igihe kizaza, mu izina rya Yesu Kristo, amen.